Kwanza hejuru cyane bakita agasongero. Zose za kinyarwanda zagiraga agasongero, ariko tutubiri tw'imbere bafite amashoro. Amashoro rero yarangaga inzu y'umwami cyangwa se inzu y'umutware. Iyo umwami yamaraga kwibambika, umwami naryama aribambika, bahitaga bakamanura nyine. Yego ubu ni mugongo mugari pe. None se ubu bwose bwari uburiri bw'umwami? Yego. Bwose bungana uko? Nanjye ndabona barayikojeje inkokora hasi inkoko zirandazikukanya amagana abagabo bayivuganira ibigwi mbona mubera birori intore zibereye guhamiriza iyo rudasumbwa n'ikibumbiro ikibunda cyaramutse yitwa igitekerezo cyo kubaka ino nzu yakigize muri 49 noneho yagiyeyo nko gutangira kubinegosha muri 49. nyuma y'imyaka 8 batangira kubaka 7 batangira 8 batangira kubaka yuzura noneho ayobwa ariteganya kujya gusinya burundu ngo birangire. Ababiligi murabizi ntibashakaga ko tugira twibohora ko bashakaga gushyiraho repubulika ariko n'ubundi bagihari. Yego bo bashakaga impinduka ariko bagahaguma kuko yari asigaye atabumva. Uyu munsi twabazanye mu Rukari iwabo w'abami iwabo w'inka bahabagirije. Tugiye gutembera ahantu hagiye hatandukanye aho bidushobokera ko tubageza nk'ibisanzwe turahabageza. Ubu aho turi ubu ngubu ni kuri reception nk'uko muhabona, ariko mu kanya tugenda tubereka n'ibindi bice bitandukanye byo turi buze gusura. Murakoze cyane, ikaze mu rugendo. Ntaramutse cyangwa mwiriwe ku buri wese uribona bitewe n'igihe kigezemo. Kaze ku David. Hanyuma amazina ni Sonia, twaje hano i Nyanza mu Rukari. Tubakiriye mwese muze mubane natwe ibyishimo bimenye bigiye bitandukanye. Turabona inyambo umwami yabayeho kera mu gihe cya kera mbese. Tubakiriye mwese ikaze. Ikindi gice turi busure ni inyambo n'ahari kwa Rutego. Iyo wazaga rero wagumaga haturi yita ku Karubanda. Aha duhagaze ukabanza ugakora icyo bita kuvunyisha. Kuvunyisha bavugaga amazina yawe, bavuga n'igisekuru cyawe, byibura kugera ku gisekuru cya 6 kugira ngo bamenye uwo uriho. buri gihe uko wabaguje hano wagombaga kuvuga igisekuru 6. Ubwo rero iyo basangaga mu gisekuru cyawe hari uwakoze amabi bwami ntabwo bavuga wemerewe kujya ibwami. Iyo basangaga nta kibazo barashaka kujya ibwami. Dufite ibiti bibiri hano byubaho mu muco nyarwanda. Iki ngiki bacyita umuvumu. Umuvumu iyo wasigaragaho umwami wimutse bahitaga bawita ikigabiro. Ikigabiro. Yego.
niyo mpamvu muzumva bavuga ngo ku bigabiro by'umwami igishishwa cyacyo nicyo bakoragamo imyenda kera bambaraga, yego yitwa impuzu. Igiti bakagikoramo ibikoresho byakoreshwaga mu muco nyarwanda harimo imbehe, imivure n'ibindi byinshi. Ikibo nicyo bita umuko, ariko abanyarwanda baje kucyita umurinzi kubera yuko cyarinze Ryangombe ry'Ababinga. Ryangombe yari umuhigi ariko yari n'umuhuza w'Imana n'abanyarwanda. Umunsi umwe arimo ahiga, imboga iramwirukansa imuterera hejuru, amashami y'iki giti aramurinda, ariko yarinze umurambo we, yari yapfuye. Bivuga ngo cyamurinze ko asubira hasi, kimaze nyine kumurinda bahise bacyita umurinzi. Ubu akaguru ubwo wese yagiteragaho nk'umurinzi uzamurinda imyuka mibi. Iyo bajyaga kwambaza Ryangombe no guterekera bayikoreraga munsi y'igiti cy'umurinzi. Niyo abantu bajyaga guhana igihango cyo kunywana cyangwa se ubushuti burambye, abagabo barikataga bakavangira amaraso kuri aya mababi y'umurinzi. Iyo babikoraga ntawigeraga atatira icyo gihango niyo baba abana babo. Ikindi ni uko bagikoreshaga mu rushingo. Urushingo ni ukuvuga ngo kera nta bibiriti bagiraga, kugira ngo babone umuriro ni uko bafataga agati bagacukuramo akobo muri iki giti bagakaraga. gihagaze se cyangwa cyumye? Oya, cyabaga cyumye nyine bagitema. Ibyo nibyo bitaga urushingo. Ukamukomera mu mashyi, ngo umukomereza mu mashyi inshuro 3, ukamwunamira ukamugira ikikugenza, ugahita usohokera hano. Wasohoka agacinya inyuma gutya, ariko usohotse ku karubanda handi twari turi, udateye umwami mu mugongo. Gutera umwami mu mugongo byabaga ari nko kumwubahuka. Dufite iyi nkingi iri hagati, bayita inkingi y'imbabazi, ariko yabaga iri ku nzu zisanzwe za kinyarwanda bayitaga inkingi ya Kanagazi. Ubwo yabaga ari inkingi y'imbabazi mu gihe iri ku nzu y'umwami, kuko umwami yangaga imbabazi. Wakaga wakoze muri sosiyete ukakubiyemo umwatera ko baca n'inzoga, bagomba kwicara hanze ku karubanda, ntibigeraga bakwicaramo hano. Iyo wabaga rero bagusohora hanze ukagira amahirwe yo kubacika, ukaza wirwa ugasimbuka hano ugakora kuri iriya nkingi utarapfa, umwami yahitaga kubabarira. Akaba ariyo mpamvu bavuga ko umwami atica, hica rubanda. Ni ukuvuga ngo aho gucitse rubanda, ariko ntibyabaga byoroshye nabo kubacika, kuko babaga babizi kuri iyo nkingi ari inkingi y'imbabazi. Dufite uduti 3 hejuru, akabanza hejuru cyane bakita agasongero. Zose za kinyarwanda zagiraga agasongero, ariko utu 2 tw'imbere batwita amashyoro. Amashyoro rero yarangaga inzu y'umwami cyangwa se inzu y'umutware. Hano bahita ku cyotero, uvuga ngo kera nta mashanyarazi yabagaho, kugira ngo babone urumuri mu nzu batanaga n'amashuri. Izi zitabonerana nazo zitwaga ngo izitabonerana ni ziriya ziri ku gisasa, ziriya mubona z'amabara zita mirongo cana zibura rimwe mu cyumweru. Uwo mwotsi uvuye aho ngaho wirukana umubu, ukica n'udukoko dushobora kwajya gute kwikoma, kwangiza ibyari n'isa n'utundi ko ibacana hariya yo umeze nk'umutiro. w'umukenke ntabwo ari umuhumuro w'umurama cyangwa impamvu w'umukara. mwebwe mutazi umwitero ni uko uriya muntu urisahana droge ntabwo yawerwa. hitira nyine icyansi, hari ukuntu bacyubika ku mwotsi, arangiza agashyiraho umuhariha cyangwa se umutemeri, agapfundikira umutemeri w'icyansi agapfundikira. Iyo agiye gushyiramo amata rero, iyo urimo kuyanywa uba wumva ahumura. Uwo mwitiro abantu barawukunda bawumenyereye, ariko mu muco nyarwanda ntabwo bitira, baroza gusa bakabiranga.
ubwo ni umuco wavuye ahandi rero. ni umuco ntabwo ari umuco nyarwanda, ni umuco w'abanyarwanda bo muri Uganda. Wavuye ahandi. None se njye mfite ikibazo. Ni umuco w'abahima. Umwami iyo babaga baje kwicara nyine wari bavuze ko abagabo bicaraga. Umwami yabicaragamo cyangwa yicaraga aha wenyine? Yicaraga hano wenyine. Bo bakagenda bakicara hariya gusa. hano hasi. Ubwo ni abatware nyine abajyanama b'umwami, ntabwo buri umwe wese yabaga yemerewe kuza hano. Bicaraga hano bazengurutse hano, umwami agateka hano. Hariya ntabwo bahicaraga kuko naho gutanga urumuri. Kugira ngo babone urumuri, kubera nyine nta rundi rumuri babaga bafite mu mwijima. Mikora nka rido. Iyo umwami yamaraga kwibambika, umwami naryama aribambika, bahitaga bakamanura nyine. None se ubu bwose bwari uburiri bw'umwami? Yego. Bwose bungana uko? nanjye ndabona ku buryo hariyo. None se ndareba hariyo nyine ibintu biriya byabaga biriyo nyine nka kuri biriya biseke n'inkangara byabaga biriyo, nibyo byakoraga nk'amagariderobe y'ubu. Habaga bitsemo imyenda iby'umwamikazi yitakishaga byose babibikagamo. Uburyo bwo kwirinda rero dufite icumu, ingabo, imyambi, tukagira n'umuheto. Ibi mu muco nyarwanda buri mugabo wese yaririndaga, niyo mpamvu hari ibi nibyo yirindishaga, ariko yabaga afite abamurinzemo imbere. Hari abarinzi babaga bari kuri iriya nkingi yitwa mbona bihita. Iriya ibanza winjira hano mu kiraro mbona bihita, niho habaga hari umurinzi w'umwami. Akaba iriya yitwa byumva uhore, niho habaga hari umurinzi w'umwami. Iyi se yabaga ari iyi ibayitaga ngo iki? Ni y'indamuranyo. Indamuranyo aho umwami ubwo yabaga atetse. Igihe rero aho umwamikazi yuriraga agiye kuryama. Aha naho umwami yacaga. aho umwami yaciye ntabwo umwamikazi yihanira amapfa. Ubundi mu muco nyarwanda nta mugore urenga umugabo. Niwumva babwire oya reka tuvugishe ukuri. Niwumva Buriya niko byahoze umugore ntabwo yigeze ajya hejuru. n'ubu wasanga babikora. Ubu ngubu ni hakeya, ariko mu bagore urabizi nawe. Ntabwo warabibonye filime naza kugukiniraho. Za kagondo. Ubundi kagondo z'ibwami zagombaga kurenga 16. Izo zirenga 16 zabaga zirimo ibindi bikorwa nyine bitandukanye. Ubwo harimo amatindinda, inzu z'abagaragu babaga ibwami, ibikoni n'ibindi byose byakorerwaga muri ayo mazu, ntabwo babikoreraga mu nzu y'umwami. 16. Zirenga 16. Ariko twebwe kubera ko hano ari urugero, dufite ebyiri, dufite iy'amata n'iy'inzoga. Iyi rero ni iy'amata, habaga ari umukobwa w'isugi, ufite ababyeyi bombi, udafite inkovu, uva mu muryango wa hafi n'ibwami, babanje kuraguriza indagu zikabereka nyine aho agomba kuva. Ubwo yarazaga akabamo hano niyigeraga ashaka. Ako kazi ntako bakora, ariko ntabwo byabaga bibujijwe. Ni ukuvuga ngo hano kubera ko ari ishema kuhaba ibwami, abenshi nibyo bahitagamo kuhigumira. Ariko ababyeyi be, kuko kera gushaka byabaga ari hagati y'ababyeyi, ntabwo byabaga ari hagati y'abana. Iyo ababyeyi babishakaga yarashakaga bakamusimbuza undi. Oya ntabwo tuhinjira. Bakamusimbuza undi, bwo hano ntabwo yegeraga hasubira iyo yashakaga. Tugiye kureba ibikoresho birimo, harimo igisabo bacundiragamo kiriya kibanza. Agapfundikiye bakita inzindaro. Inzindaro ni umupfundikizo w'igisabo. Noneho kariya gakurikiyeho bakita injome. Injome ni inkongoro y'abana batoya banyweragamo amata. Injome. Gakurikiraho ibyansi bitatu. Injome ni inkongoro y'abana, ni nka bebero. Biriya byansi bitatu bikurikira. Twari twishoboye kuva kera ahubwo sinzi. Umutozo uvuruga amata mbere yo kuyanywa.
Iyo ni icyansi babuganirizagamo ikinini cyane n'igicuba bagakama zahumuza bakaza bakabuganiza mu bindi byansi. Hari igicuba bakamiragamo ariko hari n'igicuba buhiza. Hasi ni imitemeri, ni imipfundikizo y'ibyansi. Hariya rero niho bozaga ibyansi bakabiranga bikumuka. Hano niho abo bakobwa babaga iminsi yabo yose harya banararagamo hano umwe wenyine akaganirizwa nande se uruhimbi Mugoroba baramutaramiraga. rwabaga ari nk'uruhimbi ku buntu shoye ubuntu shoye ubuntu biseri niyo mpamvu babikora urwo rwabaga ari Inzoga y'amata ubwo harimo n'uruhimbi. Ubwo muri iyi nzu harimo uruhimbi. Aho kugira ngo bafate uruhimbi barugirane hariho mwamaho rwagiraga inzu yarwo. Biriya bikoresho twabonye ni sampo y'ibintu biba ku ruhimbi. kamanzi ntabwo ari kuhaza cyane abazaga gutarama babaga bavanze n'abakobwa cyangwa hazaga abahungu nk'uko hari ahajya abakobwa Oya hariya hataramiraga abamama bataramiye wa mukobwa naho habaga hari abagabo nyine. ntabwo bagombaga kwivanga ngo haze n'abamama hano ariko kuki ushaka ko bivanga hari gusobanura Ariko nanone ni ukuvuga ngo abo bazaga hano ni nko kumumara irungu ntabwo babaga bemerewe gukora ku nzoga y'umwami cyangwa se bariye gukora ku mata ariko ubwo y'umwami. ni nk'ikimenyetso cy'uko abantu b'abamama bagomba kunywa amata abagabo bakanywa inzoga Oya amata yanyobwaga na buri wese buri wese anywa amata icyo gihe cyakoze n'abamama babaga bemerewe kunywa inzoga. kandi koko inzoga n'abamama barayinywa Umugabo se uramenye hafi nta mugabo usya udacika umugongo we uwo muziritsi rero yafataga inzoga zatuwe ibwami kuko batahengeraga hano ntabwo bahengeraga ibwami ahubwo barazihaturaga. Hari abantu babaga batoranije bazi kwenga inzoga nziza bakazitura ibwami bazihatura uyu muhungu agasogongera akamenya ko ari nziza niyo hagira gushaka kuroga umwami ubwo uyu muhungu yapfaga mbere. yari kiniga amaso Ibikoresho birimo rero harimo agacuma banyweragamo inzoga bakoresheje n'uriya muheha urimo gushyiramo amazi inzoga bagakoresha urwuho cyangwa urukebano cyangwa urukiza. barayikojeje inkokora hasi inkoko zirana bindende erega zirimo imbonezamihigo y'amasimbi ku mugongo ikarindatirwa abahizi umva zirimo amanampire nyina wa mugabo mutima ukesha imana inyambo zihinduye gutaha umva zirimo igikwerere cy'umukondo muremure umukobwa wazikowe ntajya kuri igisabo ku bibero umva zirimo indangamirwa y'abaganwa abaganda zikukanya amagana abagabo bahivuganira ibigwi mbona mubera birori intore zibereye guhamiriza iyo rudasumbwa n'ikibumbiro ikibunda cyaramutse yitwaje impirimba mugabo umva arayikubise urushunzi mu nkongoro bazimungu yimuka mu gisabo imbeho ishira mu myugariro rurakaza neza nyana ya rumaragishyika rwa mugabo dore ngo zirahanyicira amaso nsanyakugwira nkazibira amazi mwirira ngo zirabunda amazi nkabunda umuhondo zirankubita ibizuru nkazikubita ibizinzo wanjye ari we umva ngwino twigendagendere twigire iyo babundaje kwa nyamugabe inka warwamagaju kwa nyamusasira imboga zizikarama ngiyo bazisasira umukenke naho umukeri urazihanda wangeri we gweraga kuvuga inka nukwibanza kutibanza bitera mazinda kuva nkunda nyampundi isabye amabondo ngakunda ijigiji maze injora agahinda nyururugo agahimbarwa kuva nkunda iyo zabira ziri kwiriba zakinyana zazo maze abatabizi bikababera ubugiro ubashinga intege dushingure musanzire wa rusengo dohe ijoro riraguye umva kandi mwana wa mama na mabuja
nyaga ntuzandenganye ngo sinaje kugusura kugira ngo ugiye kuba naraje sanga rusizi yarenze ibisiza nabaje kwambutsa izamaye umuhondo shenge wangeriwe ngeriwe herega ikivuya kigize intabire maze ingeri yamagira hejuru nk'imvura yamagira ku gicu ndayikumbura sisinzire bigasa nk'imvura ikumbuye u Rwanda nuko ukaba ingeri itaramacamba ntigivogerwa n'amaci ibiri ukabura ukorerwanye mpatse imana yayigize impaka ikagenda n'ishyo mu ngango ikagira igendo y'inyarubuga ikaba ngombwa ya rubanda ngere ntikaruruke ngo bimire ntikuboneze utumugamba ntibayirebe ngo bahunge ingohe mwima mpanzi wa mpambara impanzi idakangura urw'ibiri n'urwo rugo rwahangayika rukamirwa ikaruhaza umuhoro umusanzu wa sebaganwa ntibicana nk'amakanda ndubo bakabukira sinkura ibirenge singenza umugongo nk'imfizi y'intama iryo zina ryarampamye kirazira dushita mugabo ndurwanya amashara ndi umushongore wishemo umubisha namushahuye ndagiye inka bitaga imbungiramiro iyo wagize ngo aravuga namuvuza urutete n'ibyo ratabaye nari guterana igamutuganya nk'abigikorera nkabicyarwaho umuntu utarahamye urugo ntarira icyicaro kirazira kabindohera ku muvumba ndi yaruhwanya nihaye rugondo ziri ku murongo niha agacuma k'umutukura abakobwa basigara kugasiga umuhungu umutima mba nawe uraje kumura nibwo nabo habeje inzovu y'amaboko igera ku butaka imaze kuba intumbi mu ntore barandiri uriya muhungu ni rubungirantamba n'icumu ryari ikigembe narikuye mu ntagarara intanga kurakara ndihamije umubisha mu gitondo umuseke wenda gusa n'umusesa nibwo nari mukubitiye mu ikubitiro ry'ubukombe niwe wamukurikiye namukomeretsa niwe ari inyuma buzi ko be yumva rukabo ndirahira ndi ikima ngo zitaye sindi ikima ngo zisibe ndi isukumira rugamba ndi ya rugero rw'inyamba guma igitekerezo cyo kubaka ino nzu yakigize muri 1949 noneho yagiyeyo nko gutangira kuzimegosha muri 1949 nyuma y'imyaka 8 batangira kubaka 8 batangira kubaka yuzura noneho ayobwa ariteganya kujya gusinya burundu ngo birangire. Ababiligi murabizi ntibashakaga ko tugira twibohora ko bashakaga gushyiraho repubulika ariko n'ubundi bagihari yego bo bashakaga impinduka ariko bagahaguma kuko yari asigaye atabonye.